yitwa mpuzamahanga Wasili arahuze cyane ariko mbere na mbere atubwiye ngo tuzajye tubanza Junior Kameni mwatwemera gukora interview. Kameni Junior nkwemereye gukora interview. Okay, bimaze kurangira ibitego bibiri kubusa ikipe wari ikuyemo amenyo. Mbere na mbere iyi match injemo gutera ntago nayinjiyemo neza uko nabishakaga kubera ko twifuzaga gutangirira hejuru kubera ko muri iyi sekafa turi mu makipe yatangiye imyitozo mbere kabiri muri iyi sekafa turi mu makipe nemera ko afite Swadi ikomeye kandi nini mu buryo buhagije hanyuma match rero ntago twayinjiyemo neza kuko twatangiye dufite precipitation yo ku rwego rwo hejuru. Rayon Sport yahushije uburyo bwinshi cyane mu gice cya mbere. Rayon Sport iri kuba yarangije game mu minota 30 ya mbere y'umukino. Rayon Sport iri kuba yatsinze ibi bitego dusozanyije umukino, iri kuba yabitsinze mu minota 30 ya mbere y'umukino. Byatumye rero tujya ku gitutu birangira ikipe ya Rayon Sport itari gukina neza bikwiye. Mutoza yisemo kuhita atangira kurutsa abakinnyi be, hanyuma azanamo abakinnyi binje mu kibuga basimbuye, ne nabo basoje umukino. Eri 3 kudos araje unlocking a game, penalty bayimukoreraho, Kameni wari winje mu kibuga asimbuye atsindiye penalty, hanyuma hakurikiraho n'igitego cyiza cyane cy'umukinnyi wari winje mu kibuga nanone asimbuye witwa Muhoza umwana w'ikipe. Birangira ahujeje abareyo umukino urangira ibitego bibiri kubusa. Navuga ko rero birimo biraza, automatisme irimo iraza, nibwo bwa mbere abakinnyi benshi muri abangaba bari bakiniye muri stade Amahoro, nibwo bwa mbere abenshi muri bari bakiniye imbere y'abafana ba Rayon Sport bangana gutya. Ndishimye cyane kubera ko tubashije kubona amanota 3 ya mbere afungura Sekafa Kagame Cup. Hanyuma rero ndagira ngo ubanze umbwire ku muntu witwa Iradukunda Leta twari turamwitseho cyane mu kigano twakonye ku munsi w'ejo warambwiye mu kitwa Iradukunda Leta muzamwitondere birangiye ari nawe uhinduye game y'uno munsi. Iradukunda Leta tuno mukinyi umeze ute? Hari izina rishya wamushakiye ubu ngubu? Hanyuma wamushakiye izina rishya? Erita tusingombwa ngo tumuha amazina ahubwo iki ni igihangano cy'ikipe y'igihugu, iki ni igihangano mu by'ubwenge cy'igihugu. Eri 3 uyu ni umutungo mu by'ubwenge w'igihugu. Ko bishatse kubanga ikigo ngugo agomba kurindwa. Uyu nguyu hazajya agenda hose, habe muri supermarché, habe muri lokale, ahantu hariho hose ntegetswe kumushakira ababounce batandatu bazajya bamugenda imbere, abandi inyuma, abandi ku ruhande. Uberi 3 kwera ibinakoze agiye kugira ababounce batandatu. Uyu nguyu ntagomba gusitara, ntagomba kugira umuntu umureba nabi, ntagomba kuvugana n'abantu, nta kintu na kimwe kibi cyemerewe kumubaho. N'uburwayi niba ujya kuza ababounce bazahite babwigizayo kuko bazaba babureba buri kuza. Buri kintu nta kintu kibi cyemerewe kumubaho. Kibi hunga Eri 3. We kibi hunga Eri 3. Uyu ni umutungo w'igihugu mu by'ubwenge. Twe tumaze iminsi muri equipe nationale ujya kubona ukabona hari abawinga muri gutsindagira mu kibuga ariko ngo fa kujyamo hari abantu mwagiye mutsindagira mu kibuga kandi Lamine Yamari w'u Rwanda hari umutungo mu by'ubwenge uhari. Uyu ni Lamine Eri 3 ngo ni Lamine Yamari, ni Lamine Ney Saka. Lamine Saka. Eri 3 ngo ni Lamine Saka Varashkeria. Lamine Saka Varashkeria. Akombaye n'inda abakinnyi bamwe bose. Ni umukinnyi aradribura. Match yananiranye we ubwe. Arayikorera. Warayikora aragenda yikorera. Ntago nari nzi ko umwana w'imyaka 20 ashobora gufata Rayon Sport akayishyira ku bitugu by'akayigenda. Uyisotungurwa. Birantunguye cyane. Ibaza umuntu ushobora gukinira bwa mbere muri stade Amahoro. Bwa mbere iyi niyo match yiwe ya mbere. Ni hagati ya mbere ni ya kabiri. Ni ya kabiri cyangwa ya gatatu. Ni ya kabiri cyangwa ya gatatu. Ko mukora gutya na Apple muri stade Amahoro. Oya, mukura yakinnye match ebyiri na Rayon Sport. Na Rayon Sport. Muri championnat mu gikombe cy'amahoro. Tekereza yaramaze kuhakinira inshuro ebyiri gusa. Ariko hakiniye match yiwe ya gatatu nka hari wasanzwe akinira. Wagira ngo ni mu nzu ye. Umukinnyi w'inyuma ku ruhande yarari gucaho rw'iburyo rwa KVZ. Uwo mukinnyi akakanya ahise arukira Faisal. Yarwaye muzunga ibikezi. Ni ibikezi. Eri 3 ngarabe gute? Ateye umuntu kugira ibikezi.
icenga rimwe rya ritatu ibicezi irya kabiri ibicezi ririya ntago ari icenga irya ritatu rimeze nk'ibicezi cy'amayinga ibicezi ikintu kibaye uyu ni umutungo mu by'ubwenge kandi ndatekereza ko ibi ni byiza cyane kubera ko Stephen Constantine tumubyariye igisubizo yarahibereye nyine namwiboneye tumubyariye igisubizo ku bibazo yibazaga nawe ushaka kumuwinga kwizera George ubwo abanyarwanda namwibagirwa no abahari n'abandi bose babe bahari sibyo hanyuma bahanganira umwanya na ritatu hakubwazavamo n'abazajya bamutwaza inkweto muri ni ikipe y'igihugu yagiye kujyamo amakinyi bazatwaza ikapu ya ritatu none se wakina ku mwanya umwe na ritatu bikagenda gute ikiba gisigaye gusa ni ukumutwaza ibikapu no kujya umufana ariko ritatu aragenda ateye ubwo ritatu uzikashobora kugusabira dangerous iyo uri kumubona akigendera bisanzwe ritatu ntavuga mu busanzwe awakira mwene hado ritatu ntavuga ntajya avuga iyo umubonye ntavuga mu buzima bwe bwose ntajya avuga kumbe abacishijanye skills zo ku rwego mpuzamahanga none se aravuga iki wakazi ke ntago ari ukuvuga we ibintu yarabikemuye umunwa Imana yumuhaye gusa kugira ngo ajye arya sibyo ayishima agiye kuryama aniborosa niyo mimara itatu wamwumva aravuga iki se ubu umunwa we Imana yawushyize mu birenge agifunga baro gusa ritatu abatangiye kuvuga muri stade niyo umuntu avuze amagambo menshi kubera ya macenga amagambo menshi ibicezi ritatu ugenda uranejeje rwose unejeje abanyarwanda we mabure nizere ko wabonye ritatu wakomeza n'ikibazo cyane hanyuma hari umwana ukubise ikintu bita tapin yo ku rwego mpuzamahanga finishing imeze nk'izi Burayi abenshi barabihusha no kubagana benshi barabihusha yinjiyemo ahinduranya abantu cross ya mbere habura umuntu utera iya kabiri ndani Muhoza Daniel bora mukinyi wateye kubana no sindi kuntu tuye kumuvuga bandaro kwanza gutera isari iri ni isomo rikomeye cyane kuri mwebwe abanyamakuru mufite ingeso itari nziza ikomeye yo kureba match zimwe na zimwe uyu mukinnyi ni impano idasanzwe y'umupira w'amaguru amaze imyaka 3 akinira ikipe y'Etoile de l'Est ariko kubera ko haba abanyamakuru n'abandi banyamupira habuze umuntu umwe umugirira icyizere umuntu umwe wenyine umuha icyizere ariko se ukiri aho ubu ninde muntu amubenguzwe kugira ngo amukore niba ukibyibuka wenda ukuntu umukinnyi ngo tume credit zose ni team yose ba muri direction technique ya Rayon Sport by'umwihariko hari ingingo Francis hari ingingo niba wafasha bati ngewe ngiye gukura umukinnyi cico yaranemera avuga ngo niba mutamwemera mureke basi ngiye mwigurire n'amafaranga yanjye hari ingingo arabyivugira ati muzanire njewe nakemera ngiye nkanamugura amafaranga yanjye ariko akaba ari muri Rayon Sport ariko ikiza gihari biganirizaga abantu bazi umupira agisinyira Rayon Sport rero yaba nakurebera ukajya gukora ku kazi kandi muri duhagaze muri frame agisinyira cyane agisinyira ikipe ya Rayon Sport uribuka comment zawe comment wowe comment tekeze sijana kwijana ni wowe uhagarariye abandi nyine niwe ndi kureba ngiye munyamakuru barabeka nagashya ati Rayon Sport ko ziba ibaze ko ngiye batangiye kuvuga ko nasinyishije imifungo wakoze ngo big announcement really kabana bango iyi niyo big announcement wakoze really no nubungu my brother really Muhoza n'umufungo ikibazo ndi kubaza ni kimwe cyonyine ongera ubinsubiremo Muhoza n'umufungo icyo nkubaza ukurikije Imana ikubabarire idayisabati aravuze ati ngewe Imana imbabarire nanjye narabivuze ndakubabariye Kameni Junior wowe ndakubabariye icyo nkubaza wasinyishije umufungo
witwa Muhoza Daniel. Yego, Rayon Sport muri Sekafa yatsindiwe n'umufungo wayo yaguze. Sibyo se? Nta makipe se adafite igitego muri Sekafa uyu mwaka. Yoko mutayabwiye ko yasinyishije imifungo. Ntayo suze. Ikipe idafite igitego. Ntazuze. Harimo Simba. Yego. Harimo Mogadishu. Yego. KVZ Dinash. Singid. Task. Apel Football Club. Yego. Apel nayo imima kiba adafite igitego nyine. Nta gitego namba ifite. Nayo si niba ikipe yasinyishije imifungo yabonye igitego, niba umufungo utsinze igitego ubwo abadafite igitego bo niki? Kameni Junior ta. Ibyo ngibyo wenda reka tubirenga ariko twikomereza ubundi mu mahoro. No gutanga amahoro. Iradukunda yari 3. Hari ikibe mu Rwanda kine, hari uwinga n'umurusha. We na Muhoza icyarimwe ahubwo. Muhoza babanza muri AP. Why not? Ida. Muhoza Daniel na yari 3 babanza muri AP. Ninjye nyine. No mu Mavubi. Washobora kugira ngo ninyuka byaje nyine. Reba umupira uri ya muhungu akina. Top scorer niki namurusha. Wa niki za. Kwa Didier Drogba. Kwa niki Didier Drogba. Ubu ndimo ndabona abakinyi hari ukuntu hari umuntu wabavuze munyamakuru akoza analize avango Rayon Sport ngishobora kuzazambuka nka best loser igahura na APR mu kimwe cya kabiri APR yo bitsinda. Hari inzira mbona muzahura no muri APR. Tuzahurira ishyoro ngiri kujya mu myitozo. Wowe ujya he? None se ikipe yari ye 5. Ayo ngatuzanya gutya. Bitese. Nuko nguko bari gusuzanya abantu. Bari umuyobozi wayo wayugiye. Ngo reka cyane batavuga gahoro batakuvuga. Ngo reka tubogoshe. Wo ntawe ugira umusatsi. Bose babogoshe. Bose. Nuwanyuma rusigaye yogoshwe mukuru. Yo undi ufite hano zimeze gutya. Cyane bose bahanaguyeho. Bababwiye bati mvuze ngo iki. Mwogoshe mwese. Twogoshe. Nta misatsi jagari wapfa ku. None zimisatsi ni batubaga badatsinda. Ndabizi se. Ndabizi. APR kumuze yo yatsinda kwera. Ibyo nta sinshaka no kubimenya ibyo ngibyo ni babogosha. Batabogosha. Ariko njewe muri Sekafa hano tuzahurira. Ni mu nzira bajya mu myitozo nanjye ngiye mu myitozo bisi ishobora kuzabisika. None se twahurira. Mbwira twahurira. Mbwira no twahurira. Ariko ni ufite super coupe wasiyo nonya nguvuga ngana. Mu kwa 8 hari super coupe umuriro uzaka. Wabonye igihanyatswa cyitwa Kameni Junior. Kizabona mwiza muri munyezamu wabonye ngo ni kimata. Wape? Nta muzamu ninde utamutsinda. Munyezamu wi wape? Noneho for information I personally ndimo ndashaka company imwe ishiraho intego ya miliyoni 5 nkamutera penalty wallahi 5 uriya muzamu nzamutsinda penalty 5 zose njewe ubwanje. We watsinda penalty 5 match iyo izo penalty nizirangira njewe ntamutsinze penalty 5 nkahushimwe bazahita mu amafaranga yajyane. Uriya urashaka gutera penalty 5 zose Hernani Surwane. Uwo muzamu uri kuvuga ndashaka ko dukina penalty nge nawe. Ngenza afite akazi ko gutera, afite akazi ko kujya mu izamu. 5 zose nafata mimi miliyoni 5 bazimuhe. Umunyezamu kwa musu. Penalty yose irabihagaze miliyoni. Jamani, uremeye baguze n'umunyezamu wafata ikipe y'igihugu. Wabonye itandukaniro. Oya agantu kari mu gakomeye no kuntu yahise amanika amaboko. Bakamubonye. Karako kumarika amaboko kasubiremo turere. Oya nyuma yo kukitebo kigiyemo yahise amanika ati umukino yabigiraga mu Rwanda nu. Ati nitego katavuga ngo. Oya. Umukino yabigiraga mu Rwanda buriya yari umwe. No umwe wenyine uzo wari we. N'umukinnyi. Ari umukinnyi wakiniye Rayon na APR. Yicaga bari inshuro nyinshi. Akatisa ibibazo. Agahora ameze gutya. Agahora ati yahoraga ameze ngo yamanitse amaboko gutya gusa. Ariko umuntu
witwa Kameni Junior gira icyo umuvugaho wanatambika gutambikamo gutyo wagarana ahubwo popo wagarana yamaye ibicezi Kameni Junior gija mu muvugaho nta jambo ryo kumuvugaho nabasabye ikintu kimwe harabo numvishe batabyemera ngo nta wamamaza zahabu ngo nta wamamaza ibiki ndabwira ni se ikintu cyose kitabaho nyine utarabona bisobanuye ko kitabaho reka ntimukagendere mu kigari iyo panaro bishatse yanyura mu mutwe urabizi kandi ukayambara hakundi ndo bibabwiye ibyo bintu ntindobwe ko ipanaro idaca mu mutwe hari umuntu nagiye kureba abantu ejo bundi ku gitangazamakuru kimwe barambwira bati niba ari umukinnyi ukomeye ko zahabu ari ibuye ry'agaciro rikomeye hari umuntu ujya uryamamaza abantu ntibarigura ndamubwira ni se reka tubwizanye ukuri niba ari ubunebwe bw'abantu bacukura zahabu ubunebwe bwo kutamamaza bagira ngenda bizira cyane ngenda bizira ibyo bintu ninde wabwiye ko ipantaro itaca mu mutwe ubundi ninde wabwiye ko ipantaro itaca mu mutwe ni ukuri byashoboka ipantaro yaca mu mutwe nyine mwebwe ntimukagendere mu kigari buri gihe uko ugiye kwambara ngo mve ipantaro yaca mu maguru ipantaro yaca no mu mutwe kandi bigakunda kandi umuntu muhuye ntubimenye ko ariho yanyuze sibyo mugora yambaye kubw'izo mpamvu rero ndongera mbasabe nshuti z'Imana buri kiganiro cyose kigiye gutangira mujye mutangiza ijambo Kameni Junior no gusoza uvuga uti Kameni Junior amakuru agiye gutangira twagiye bangaho uri kuri televiziyo kora intro were kutanga urugero ndicaye neza meze uko Kameni Junior ibihe byiza cyane abakurikiye Igihe Sports uyu ni umwanya w'amakuru amakuru narangira tubibutse ko aya makuru mwaya kusanyirijwe mukanayagezwaho n'itsinda rigari ry'Igihe Sport Kameni Junior mugira ijoro ryiza nuko bigomba kurangira nibyo nuko bigomba kugenda titire y'inkuru hako abantu gute batinyuka kumvuguruza titire y'inkuru kwa kuni bari gukora Kameni Junior Rayon Sport yongeye gutsinda ibitego 2-0 umuntu najya mu kabari muri bare runaka Kameni Junior mu mico kunywa ukaka icyo ushaka babanje kuvuga Kameni Junior mu rusengero ugiye gutanga ituro bugiye gutangira isengesho pastor akinjira agihagarara kuri altare Kameni Junior haleluya ubwo abashakanye aba islamu Kameni Junior Allah akbar hanyuma navuga mu bashakanye abashakanye bo dukoresha ijambo jingaley impeta zaracitse ubu ngubu urabona ari impeta wari wambona nambaye impeta sifite famille sifite nta mpeta nyambara ijambo jingaley risobanuye uguhuza kw'abashakanye nuguhuza kw'abashakanye jingaley nuguhuza kw'abashakanye yego jingaley ubwo bibaye hanyuma ape ni muhuru bike yarya n'ibingahe tubanze tugende gutya mu buryo bworoshye isezerano rya kera yari Musa watandukanyije inyanja mo kabiri kubise mu ngondo gutya neza cyane iratandukana isezerano rishya rero turi kuriganiraho ni eri 3 uzatandukanya abafana n'ikipe yabo wallahi ziriya wabonye ipoto wayibonye eri 3 azakora akazi ko gutandukanya abakunzi n'ikipe yabo hano mu muhanda ku munota 65 6:5 uwanyuma nibwo azaba ari gutaha bataho abanyamukandagira tugiye guhindura imvugo tugiye guhindura imvugo y'ibintu byinshi bigiye bitandukanye sibyo ku note ya 5 ndi gusaba ko bashyiraho aperi ku note ya 5 yego hari note 5 hano
muri kaka kanya kuba nka frame harimo icyo kintu oya panaho hari ahantu handitse 5,000 iriya gatanu iri imbere bayisibeho bajye bashyiraho logo ya APR logo ya APR kandi none buri muntu wese urashaka ko bafata gatanu ahantu hose hari gatanu ku note ya 5 ahantu hose hari gatanu hagaruka gatanu no kuvuga ngo imibare mu kinyarwanda reka tubyoroshye reka twite tubyoroshye oya convention yo yireke urabona aho hantu hari gatanu hano imbere hari gatanu iveho hajyeho logo ya APR bite biwana yego ku note ya 5 ahantu hose ari umubare gatanu urugero mu kwa 8 sibyo tuzavuga ngo turi ku itariki ya APR z'ukwa 8 2026 biroroshye kari keza wowe ufite APR ebyiri iyi ni imwe iyi ni indi ya kabiri ungengera na APR ufite APR ebyiri APR ni nare uba ahantu hamwe biroroshye nuzajya ujya ahantu bakavuga urabona nka kwa kundi urabona abana kwa kundi biga sibyo bakavuga ati niba nawe wishimye nta hantu hari ibintu by'ikiganza byo kuzamura ikiganza ibintu nk'ibyo ngibyo ahantu hose hahura na gatanu hagomba kujya hasimbuzwa APR urugero abana reka twige imibare mu kinyarwanda rimwe musubiremo rimwe kabiri gatatu kane APR yamaye ubu bizajya bari kuwa kane umuntu yivugira ati ejo kuwa APR muri mara mu kinyarwanda APR ukubye rimwe ni APR APR ukubye kabiri ni APR uri kubyo kintu APR ukubye rimwe ni APR ubwo ni mara ya gatanu turi kuvuga APR ukubye kabiri ni APR ebyiri ubwo ni APR ebyiri yego APR ukubye gatatu ni APR eshatu APR ukubye 10 ubwo ni APR zingahe 50 oya ubwo zaba ari APR zingahe 10 wowe APR ukubye 10 yego gusa si gatanu nyine ukubye 10 si senkani niba ari senkani gatanu imwe ihagarariye APR 10 nubwo ni APR 10 re ni APR 10 wasiri dusoza none rero harakurikiye ikipe yakwishyira Nyamirambo urayica mukabyara ikipe sukugiza hari oya ni nakori taska kwa gatatu Julie Mete nabonye task imeze Julie Mete jara mu bitaro jora bimenye Julie Mete jara ifayisa sorry kabisa sorry kuriwe menye mu munsi bya mucanze oya nabonye afite n'ikipe nziza ahubwo by the way afite ikipe nziza nabonye ikina na Al Hilal it's good akikipe yose abari nziza itarakina na Rayon iyi murera buri kipe yose ku isi ya Nyagasani iba ari nziza itarakina na Rayon guess what kina na Rayon ibintu biguhindukiraho no kuvuga ngo buri muntu wese Rayon Sport yoroheje ubuzima mbere uko ngera kuri match mwari mumbajijeho buri kipe yose iri gukina na Rayon ipinduka ikipe yoroshye dufata urugero rworoshye Jamus yakinnye na Rayon abantu ateta sasa Jamus si ikipe isatwe yoroshye cyane ikipe irabeshya cyane baza Singida yagendeye muri icyo kigari bibiri yarabiri 100% bukeye bwa Rayon Sport ikina na Gor Mahia birangira bite Rayon Sport itsinda 2 Rayon Sport yatsinze 2 ateto ati Gor Mahia tubonye ati twe turayitera 5 guess what recto verso yamaye yese imbusanye 100% none rero ni KFZ mutaza kugira ngo iroroje ni ikipe ikomeye ni champion wa Zanzibar kandi muri iyi minsi ntabwo turi gukina n'abantu batari abashampion kejo watangajwe navuga ngo ni Yesu bidatsinda KFZ ukugina imikino nyafrika se karike mutinyuka kungisha impaka sige ntangaza kuri kusa ryo kungisha impaka uko nabonye ari n'abantu bari batangiye kuvuga ngo aka video reka tukabike hari abantu
hari abantu natangiye kubona bapostinga ku mbuga ngo mukabitse ngo akaturaza ko kwifashisha ryarize ko ntabwo nigeze mbona abantu bampostinze bimeze bite ariko se muzajya mumpostinga gusa ari uko ikipe igihe itari iri mu bihe byiza nibwo muzajya mupostinga gusa n'ubu ngubu mushireho ko nababwiye ko iri butsinde ikaba yatsinze wasiratera umwakoreye se wasiratera umwakoreye ariko ngo baratangaza ari n'uwo watangaza akavuga ngo nindamuka ngo nongeye gutangaza uzamenye ko nzaba nanywera urumogi kandi ejo bundi muzamuha mikoro nanone bazahita yemera urumogi ejo bundi ubwo n'umutunga mikoro akavuga tayari bahite bamutambika araba yanye mbere na mbere ndatumira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ndabatumira kuri iriya match kuko ni match nziza yo kureba kabiri ni amakosa ko Rayon Sport yaba yakinnye ntugire kuri stade mistake aho waba uri hose iyi stade yarimo abantu bavuye muri Amerika barenze umwe urabazi bamwe muri bo wowe urabazi bamwe muri bo hari nabo nabonye nanjye ndibaza ngo wakoze ubukwe ejo ego Trezor umureyo witwa Trezor wakoze ubukwe nabonye naririmbye indirimbo yariyo mu bukwe yabwiye umugore watereka ngo impano yateretse mu umugore waramubwira ati impano umugabo mwiza ese video ntayo yabonye uretse uko kamwereke n'undi hari n'undi banyoheje nango wakoze ubukwe ubwo si wese ushaka gusanga ari we turi kuvuga n'undi wundi akavuga imana n'abanyagasibye rwose imana yabara amakosa songo wose gusura aya n'undi dore yinguye tamwambye mpambitse yamukabukiye jeze ibi nibyo nkeneye rero ibi nibyo nkeneye cyane jingale arye imwenda wita ngiki jingale ivara bakuyemo bajubi jeze yariyo ibi nibyo nkeneye sasa ndatumira abantu kuri uyu wa gatatu bere na mbere babanze baze nkuko twabahamagaye nta muntu winjira ibintu kuri iyi match bakoze kuza hari ku munsi wo ku cyumweru abantu bafite akazi ku munsi w'ejo birumvikana abantu twabonye muri stade bari abantu benshi ndanabashimira cyane bazaze no kuwa gatatu kubera ko abakunzi ba Rayon Sport nibo batsinda match nahuye nabo inshuro nyinshi cyane sezishize bababaye nahuye nabo inshuro nyinshi bababaye uyu ni umwanya wo kuza ku kibuga inshuro nyinshi kugira ngo dukomeze dutabara ishema ry'igihugu mu mupira ntago Rayon Sport ntago izatetereza igihugu bijyanye n'umupira igihugu gikoresha imbaraga nyinshi cyane kugira ngo isura igume ari nziza ntago tuzanduza isura y'igihugu tuzakomeza tubikore neza n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport rero uyu wa gatatu saa 12 z'umugoroba bazabe bahari harabanza match ya KFZ na Al Hilal bazaze bayirebe tuzaba ari match nziza kabiri tuzahita dukurikira tugiye gukina n'ikipe ya Taska